we could have one time, forward time. God, we do everything for ya. We're heating our kitchen, my every car. We do go, I be such a more. Let them make a good abura. Oh, we could have, oh, we could have, suck money, oh, money, yeah. The other falling down. Hello, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Fada Family, mbibutsa ko muri kumwe na Benin Keza. Ntangiye mbashimira abakurikiranye bose ikiganiro cya mbere nakoze, ndashimira buri umwe wese wakoze subscribe, like, share and comment. Mbibutsa ko n'abatarayikora banyarukira kuri Fada Family bakakora subscribe kugira ngo bajye babona notification, babashe gukurikirana ibiganiro byose bigenda bica kuri Fada Family. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru ishyushye kandi inababaje. Iyo nkuru mbazaniye rero nize neza ko muri tayari gutanga inama zanyu kuri uyu muntu wadusangije inkuru ye. Nizere ko muri ready. Ubushize inkuru nabagejejeho yari inkuru y'umumama, yari inkuru ibabaje cyane, mwatanze inama zanyu. Umva, uyu munsi none nabazaniye story ya nyayo, ariko ni inkuru y'umusore irashyushye kandi none ikindi iranababaje. Nawe yayicishije kuri iyi channel yacu, yayitugejeje kugira tuyibacisheho mubashe kumugira inama. Nizeye ntashidikanya ko inama zanyu ziri bumwubake. Guys, ndabakunda cyane kandi sindi mukomeze mugende mumugira inama nkuko yazidusabye. Butsa ko utarakurikiranye ikiganiro cya mbere cy'uwo mumama wanyarukiraho gatanga inama yawe irakenewe, ugakora subscribe kugira ngo ubutaha ujye ubikurikiranira ku gihe, ujye ukurikirana ibiganiro byacu ku gihe, kuko tujye kuzaducishaho ibiganiro it's true story za buri munsi, umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu, dukomeze tubane tugira abantu inama. Kandi none ikindi butsa ko nawe ufite story, murabizi neza ko abantu babazwa kenshi mu rukundo. Nawe ufite story, urafite kuza ukatureba ukatwegera ukayitubwira, ubundi tukayigucishirizaho ukabasha kubona inama, kuko hanze mu rukundo nshuti zanjye birakaze. Hanze hari abantu benshi baheranywe n'agahinda kuko badafite abantu babagira inama. Tugomba kubagira inama nkuko bikwiriye, nkuko dusanzwe tubikora. Story nabazaniye rero nkuko nabibabwiye ni story y'umusore yadusabye kumugira inama. Story y'uyu musore iragira iti: umusore yakundanye n'umukobwa, bamarana igihe kirekire. Umusore aza kuza kumva ko uwo mukobwa bakundanye bamarana igihe kirekire yamubera umufasha. Uko bagiye bakundana, uko bagiye babana mu buzima bwa buri munsi, murabizi ko inkundo z'iki gihe umusore n'umukobwa we bakundanye bakamarana imyaka irenga 2 baba baziranye bihagije. Aba yaramaze kumenya neza niba yamugira umugore we. Uko iminsi yagiye ishira, uko iyo myaka yagiye ishira, niko umusore yaje kuza gufata umwanzuro wo gupropoza uwo mukobwa, amusaba ko yamubera umugore. Mu kumusaba ko yamubera umugore, umukobwa yarabyemeye, amwemera ko yamubera umugore. Ariko haje kubamo ikibazo kimwe, nako ni nk'imbogamizi, nabyita ko ari imbogamizi. Umukobwa yaje kubona akazi ajya gukora ahantu kure. Tuvuge niba umuhungu ari i Kigali, umukobwa yagiye gukora i Rusizi. Ariko uko yagiye gukora i Rusizi, umukobwa yarabibwiye umusore, ambwira ati sheri nabonye akazi i Rusizi niho ngiye gukorera, nizere ko turi kumwe, nkuko wansabye kuzabana nawe, nizere ko ariko bizakomeza. Umukobwa yageze i Rusizi akomeza gukora akazi ke nkuko bisanzwe. Nyuma umusore nkuko bagiye kuvugana kwabo byabaye nk'ibigabanyutse. Umusore akajya hamagara umukobwa nta kwitaba, biragenda bimara igihe kirekire, byegereza iminsi yari yaramuhaye ko bazabaniraho isa niyegereye. Umusore ahamagara umukobwa bikanga. Urabizi mu nkundo iyo ukundana n'umuntu muvugana umunsi ku munsi, umuntu sheri wawe muvugana umunsi ku munsi, isaha ku yindi, akenshi nuko nguko biba bimeze. Murabizi namwe ibintu by'urukundo.
Umusore yakomeje guhatiriza akajya ahamagara umukobwa ntamwitabe. Nyuma nibwo umusore yaje kurambirwa aravuga ati ese gute umuntu naporopoje kubana nawe muhamagara ntamfate, hakaba hashize igihe kingana gutya, ese aracyari kumwe nanjye, byagenze bite? Umusore yigira inama yo kuba amuretse kugira ngo azarebe icyo bizatanga. Nyuma niba umukobwa azongera akagaruka akamuhamagara akumva uko byagenze. Nyuma hashize igihe kirekire agiye kubona nimero ya wa mukobwa iramuhamagaye. Imuhamagaye baravugana, amweskizaho aramubwira ati habayeho ikibazo cy'akazi, urabona ibintu by'akazi umuntu abahuze n'iki nicyo kibazo cyabayeho. Umusore aramubwira ati ese niba harabayeho icyo kibazo ushobora gufata umwanya wawe ukaza ukandeba tukaganira, icyo kibazo ukakimbwira, ukambwira n'ikibazo ufite, kuko sinumva ko wajya gukorera kure hagashira igihe kingana gutya tutavugana. Niba hari n'ikibazo wakimbwira kigakemuka, ariko nkamenya ko uko ubayeho n'uko umeze muri iki gihe. Umukobwa yaje kubyemera, kwemera umusore ko bahura ngo baganire barebe ibyo bari bumvikanyeho ko babisubukura. Barahura barabonana, baza kubonanira ahantu, bahurira ahantu mu kabari. Bahuye baraganira, umukobwa nyine amubwira uburyo ki hari ikibazo cyabayeho ari icy'akazi, ariko umutipe yari azi neza ko uwo mukobwa akunda inkoko, kuko akenshi uko basohokanaga umukobwa yaryaga inkoko pe. Umusore arangije akoresha komande y'inkoko. Akimara gukoresha komande y'inkoko niko bari kuganira bisanzwe, umukobwa akomeza kumwemeza ko ikibazo cyabayeho ari icy'akazi. Igihe cyarageze, iyi nkoko irashya, babazanira ibyo kurya. Bamaze kubibazanira, umukobwa agitangira kurya inkoko iramunanira. Umusore agiye abona umukobwa arahindutse, ntashoboye kurya, biranze. Amubaza ati ese sheri bigenze bite ko mbona kurya bikunaniye, habaye iki? Umukobwa aramubwira ati nta kibazo gihari, ndi kumva sinzi ukuntu babitetse. Atangira kumva ko ikibazo ari iki, ari icy'iyo nkoko batetse nabi. Umusore aramubwira ati ese ushobora kumbwira ikibazo ufite? Ndabona ntumeze neza, warahindutse, ntumeze nk'uko wari umeze mbere, ese byagenze biti? Kumva uwo mukobwa iyo nkoko mu kumunanira yari atwite. Murabizi neza ko umuntu utwite agira ibintu ahurwa mu bijyanye n'imirire, aba afite ibintu ari buhurwe. Kandi muri icyo gihe yakundaga inkoko, umusheri we yari azi neza ko akunda inkoko, ariko birangira iyo nkoko igize ute imunaniye. Umukobwa arareba avuga ati n'ubundi maze igihe kirekire ntavugana nawe kubera ibyambayeho, reka mubwize ukuri abifata uko abifata, ndebe uko abyakira. Umukobwa yaje kubwiza umuhungu ukuri, aramubwira ati ubu tuvugana, urabizi neza ko inkoko narayiryaga nkumva nta kibazo, nayikundaga cyane, ariko ubu ngubu ubonye ko byanze, irananiye, ubu tuvugana ndatwite. Kutakuvugisha kose, kutakwitaba kose ni isoni, ni ikimwaro nari mfite cy'uko wamporopoje ko twabana, nyuma nkaguhemukira, nkaguca inyuma, ubu ndatwite. Gusa muri uku gutwita kwanjye nabibwiye umusore wanteye inda, ntacyo amfasha, ubu ndaho ngaho ndicaye, n'akazi gatangiye kunanira. Umusore arangije ikintu yakoze nk'umuntu bakundanye, nk'umukobwa yakundaga, ntago yahise ahinduka n'iki, yarakomeje amuba iruhande, aramubwira ati rero njyewe urabizi ko naragukunze cyane, nifuje ko wambera umugore, aho bigeze icyo kibazo cyakubayeho, ibyo byakubayeho, singiye kugutererana, nzagufasha mu bushobozi bwanjye mfite bwose, nzajya ngerageza kukwitaho ntugire ikibazo. Igihe cyarageze, umusore yari amaze kumva ibibaye n'iki, ariko ntiyatereranye umukobwa, yarakomeje amuba hafi, aramufasha, akajya amuhahira, amukorera buri kimwe cyose. Umukobwa aza kugera igihe cyo kubyara, umutipe aramufasha, arakomeza amuba hafi. Amaze kumufasha, ariko umutipe muri uko kumufasha yamufashaga nk'umuntu bakundanye, ntabwo yamufashaga nk'umugore, kuko yamuporopoje ko babana. Umukobwa bikarangira agiye kumuzanira iki,
inda ku ruhande itari iy'umutipe. Uko bagiye bamarana iminsi amufasha, igihe cyaje kugera umukobwa ahubwo atangira kwisabira umutipe ko bakora ubukwe babana. Mu gusaba umutipe ko babana, umutipe aramubwira ati rero njyewe naragukunze ngo poropoza kubana nawe, iki kintu usabye ndagenda ngitekerezeho kuko ujya kunsha inyuma, wagiye kunsha inyuma, sinzi ngo byagenze gute, ariko nanjye urumva hari byinshi byahindutse kuri njye nk'umuntu nakundaga. Yego kugukunda ndagukunda nk'uko byakomeje kugenda biba, nk'uko nagukundaga n'ubu niko ngukunda, ariko ndashaka kugira ngo manze mbitekerezeho neza niba koko twabana. Umukobwa rero ari gukomeza agenda amusaba ko babana, umutipe byamubanye ibibazo, ari kwibaza akavuga ati ese uyu mukobwa nindamuka mbanye nawe agakomeza akansha inyuma bizagenda bite? Ese ko namusabye ko twabana, nyuma y'uko mbimusaba akabona kujya kunsha inyuma akabazanye inda, ubwo ni ikihe cyizere kiriho ko nindamuka amushyize mu mago yazambera umugore uhamye utazigera nsha inyuma? Inshuti zanjye, inshuti za Fada Family, mumfashe uwo musore tumugire inama, ese abane n'uwo mukobwa cyangwa se amureke bitewe n'uburyo yagiye kumuca inyuma batarabana.